Hello guys, mbabwira ko King James ari kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda. King James agenda avuga ati ngomba kwizihiza imyaka 20 maze mu muziki nyarwanda cyangwa se maze ndi umusitari inaramamaye, dore ko yagiye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye z'urukundo, benshi bakagenda bamukundira icyo, dore ko yaririmbaga indirimbo nziza cyane. King James rero ni byinshi afite, ni poroje nyinshi afite nini cyane, ariko benshi bagenda bibaza ati se uyu nguyu King James ko tuzi ko afite amafaranga ndetse akaba afite n'igikundiro cy'abantu benshi, yaba yarabuze umukobwa yahitamo, dore ko bamukunda ari benshi. Abenshi bakavuga ati se twitege ko wenda ubwo azaba ari mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki se yaza kwerekana umukunzi we, ariko benshi bakabasha kuba bavuga ati se King James tubona ibintu byo gusohoza ari wapi, ntabyo biba bimurimo. Ariko nk'uko yabashije kuba nawe yabivuga, yaravuze ati mutegereze murebe, wasanga wenda hari igihe byaba ari byo, ati mutegereze mwihanganye, ati muzabibona, ati mwenda kwiheba. Dore ko igitaramo cye rero cyitezwe vuba aha ngaha, agiye kuba yavuga ati imyaka 20 maze mu muziki, tugiye kureba ibyo twaba twaragezeho cyangwa se ibyaba byaratubereye imbogamizi. King James rero benshi bagenda bavuga ati ni umuntu mwiza, ni umuntu ugira neza, umuntu ugira ubuntu, dore ko hari n'umusitari wamamaye ariko benshi batamuzi witwa King V, yabashije kuba yamwemerera kuba bakorana, amubwira ati uririmba neza, ati kubera iki natakumenye mbere, dore ko ufite ijwi ryiza, uzi kuririmba neza. Nkambara nkarimba, nabuze umwambaro uhisha agahinda, abo twiganye bo murambitsimba ngo warigenge batabona drip sharinga, uko tureba rimwe birakunda, another time tugashyirwa mu mva. Rero uyu muhanzi ubwo yari yagiye kwa Irene Murindahabi, niho yabashije kuba yaririmba indirimbo ze, agenda aririmba, benshi baravuga ati uyu muntu bimeze bite, bishoboka bite. Rero King James yabashije kuba yamwumva, nawe amarangamutima amwuzura ku mutima, aravuga ati uyu muntu ndamukeneye cyane. Rero King James nibwo yavuze ati ngomba kuba nagira icyo umufasha, ngomba kugira ikintu nashira kuri fondasiyo yawe, byibuze abantu bakabasha kuba bavuga ati uyu muntu impano ye ntabwo nayipfishije ubusa, kuko ufite ibintu byinshi birenze. Yabashije kuba yavuga ati nzagukorera indirimbo yawe, kandi iyo ndirimbo yawe iyo nza kubimenya utarayisohora, ati twari kuba twayikorana, kuko ni indirimbo imeze neza, irimo ubutumwa buhagije kandi imeze neza cyane. Abenshi bakibaza ati se uyu King V, dore ko atamamaye bihambaye, ariko nawe aba ari mu mihanda aho ngaho, ati se ubu ngubu we yaba ameze ute ku mutima we, dore ko nawe byamurenze. Yaravuze ati ni ibintu birenze cyane, ati nk'umuhanzi dufata nk'icyitegererezo mu muziki nyarwanda, ntabwo nari nzi ko nshobora kuba nahura nawe
nshobora kuba naganira nawe. Ikirenzeho rero avuga ati amahirwe menshi dushobora kuba twanakorana indirimbo kuko ni umuntu twahise duhuza bitagoranye, ni umuntu nabonye ufite umutima mwiza. Uyu rero King James nk'uko benshi mubizi, ni umuhanzi rero ukomeye bihagije kandi wiyorosha, ukunda kuganira n'abandi, kuba yakumva n'abandi. Rero uyu we King V byaramurenze, yaravuze ati se mu gihe abandi basitari kuba wanabavugisha biba ari ikibazo, ariko we uguha umwanya ukinigura ukabasha kuba wavuga ikiri ku mutima wawe, bityo rero bigatuma umwisanzuraho uvuga buri kimwe cyose ukeneye. Nguko rero inshuti twakomeje kubana muri kiganiro, niba utarakora subscribe gikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize babageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.